abantu bakoresha imbaraga ibintu bituma batajya bakira, ibintu bituma batajya batera imbere, abantu bakoresha imbaraga ibintu bibaheza hasi. Icya mbere gituma abantu bakoresha imbaraga batajya bakira buriya, kandi hari igihe ujya ubitekerezaho cyangwa se ntubitekerezeho, ariko uko benda kose kiri mu bintu biguheza hasi bigutsikamira. Iyo umuntu akoresha imbaraga, uko akoresha imbaraga z'umubiri cyane akabira icyuya akatubikana, buriya imbaraga z'ubwonko zigenda zicika intege, kandi iki kimwe mu bintu bituma abantu bakira ni uko bakoresha imbaraga z'ubwonko cyane. Rero iyo ukoresha iz'umubiri cyane, iz'ubwonko zirabura, iz'ubwonko zicika intege cyane, ku buryo wisanga imbaraga z'umubiri ari zo zigukontorora cyane, iz'ubwonko zarahagaze. Rero uko ukoresha imbaraga z'umubiri cyane, iz'ubwonko niko zigenda ziryama hasi. Icya kabiri kiravuga giti sosiyete ubana nayo, abantu y'u Rwanda n'ab'inshuti ugira zose akenshi usanga muhuriye mu gukora iyo mirimo y'imvune, akenshi usanga muhuriye gukora iyo mirimo y'imbaraga, usanga mwese nta n'umwe wagira undi inama kubera yuko ntawe uyifite, kubera yuko mwese muhuriyemo guhora muvunika, guhora mubira icyuya. Ibyo ngibyo bituma mwese nta muntu n'umwe wapfa kubungura igitekerezo, nta muntu wapfa kukungura igitekerezo n'umwe. Usanga mwese ubuzima mubaye hari bumwe, ari bwa buzima n'ubundi usanga ubuhora gutyo mwikorera, mukora imirimo y'imvune, bikarangira bugacya bukira, mukongera mukabyuka. Noneho icya gatatu kiravuga ngo kubera guhora mu kazi ntabwo ugira igihe cyo kwitekerezaho. Akenshi usanga abantu bakoresha imbaraga nta n'amafaranga menshi bagira, ku buryo yagera igihe runaka bavuga ati ngiye kuruhuka, ngiye kuryama nduhuka. Akenshi umuntu ahora mu kazi rero nta gihe cyo kwitekerezaho ujya ugira, kandi mu gihe utagize igihe cyo kwitekereza, igihe cyo gutekereza, ntabwo uzabona uburyo bwo gukora, ntabwo uzabona uburyo bwo kuba watekereza ibyo gushora imari. Kandi uhora mu kazi nta kindi kintu, kandi ka kazi nako gatuma gahora kakuvuna, ugahora wibaza ahantu ubwo buzima buzarangira. Icya kane gishingiye gutya, inshuro nyinshi uhora usohora amafaranga menshi cyane uyashora mu byo kurya n'ibyo kunywa kandi byinshi, kandi twasanze kugira ngo ubashe gutera imbere ni uko ubasha kwizirika, ni uko ubasha kwihangana. Rero amafaranga menshi uhora ushora, uhora ugura ibyo kurya n'ibyo kunywa, bwinshi bwayo nabyo byabwo byatuma udatera imbere. Icya mbere cy'umuntu akoresheje imbaraga ngo ntiyarara, ngo aba afite inyota, afite inzara, yagagura buri kanya, unywa buri kanya, ntabwo ugira gahunda yo kuvuga ngo uno munsi ndanywa, ejo sinzanywa, n'ejo bundi. Uzavamo wabize icyuya, wumva wakiwe, wumva umubiri ukeneye amazi agomba gutuma bigenda neza. Icyo gihe rero uzahora muri ako kajagari, iterambere riba rirangiriye. Iterambere riba rirangiriye aho ngaho, uhora ushora amafaranga menshi mu byo kurya ndetse n'ibyo kunywa kandi bihagije, bitewe n'ukuntu umubiri uba abikoresheje. Buriya kandi nako biba bimeze, uba ugomba kurya ukananywa bihagije kugira ngo n'ejo uzabashe gukora. Noneho twaje ku cya gatanu, kimwe mu bintu bituma umuntu ukoresha imbaraga atajya apfa gukira, adapfa gutera imbere nk'abandi bose ngo babibone, ni uko akenshi abantu bakoresha imbaraga akenshi bakora imirimo ya nyakabyizi. Bakoresha nyakabyizi, ugasanga uno munsi arakoze baramuhembye, ejo arakoze baramuhembye, ejo undi arakoze baramuhembye. Kandi buriya umurozi wa mbere ni uguha amafaranga buri munsi. Buriya amafaranga ntajya abikika, iyo uyabonye noneho nko bakuye mu maraso, buriya biragoye kuyabika, imbere yawe uyareba. Rero gukora nyakabyizi buri munsi uhora uyabika, buri munsi uhora uyabona, ayo ngo ntabwo wazayabika ngo bizakunde, keretse byura bibaye ngombwa akaba ari nk'ukwezi, ugasanga urakoze ukwezi kose kurangiye ndawabera wagira n'icyo wakuramo. None rero kimwe mu bintu byica abantu bakoresha imbaraga, babona amafaranga buri mwanya, bahora bayafata mu ntoki. Rero amafaranga uhora ufata mu ntoki buri mwanya kandi ukiri n'ubundi ntacyo yakumarira, utiyashora mu byifuzo ugira ufite hafi. Icyifuzo cya mbere ni ukurya, icyifuzo cya kabiri ni ukunywa, ibindi bikaza nyuma. Rero usanga ariyo mpamvu gukira bigoye. Ubwo ikindi cya karindwi gituma abantu bakoresha imbaraga batajya bakira, inshuro nyinshi utekereza ku munaniro, wamara gukora akazi karangira, ugafata amafaranga utarigera utanga ikintu cyo kuyakoresha, ubwo ngubwo aza ameze nk'agutunguye n'ubwo wayakoreye, bigatuma udapanga ikintu cyo kuyakoresha kizima, bigatuma udapanga ikintu cyaba gifatika wayakoreshamo, kubera ko uhora igihe cyose iyo uri mu kazi utekereza ku munaniro urenze gutekereza ku mafaranga uri buhembwe.
noneho ikindi gikurikiyeho, abantu baba bagukikije hirya no hino baba babona ko gukoresha imbaraga ari cyo ushoboye, baba babona ko nta kindi wakora usibye gukoresha imbaraga, bityo nta n'uwabasha no kuba yaguha n'igishoro cyangwa aba yabasha kuba yagira ikintu yaguha gisaba ubwenge cyane, ababona iby'imbaraga ari byo ushoboye, kuguha ibiraka by'imbaraga ari byo bintu byaba bizima kurenza uko yahiga ukuntu mwakorana imishinga isaba ubwenge. Rero ba bantu badakoresha imbaraga cyane, badakunda gukoresha imbaraga, wowe uzasanga najya gupanga umushinga ndetse ibintu by'ubwenge n'ahantu hasabwa ibitekerezo by'ubwenge, akenshi azareba wa wundi kurusha uko yareba undi wirirwa yikorera imizigo, bitewe n'uko usa no kuba ugaragara. Abantu bashobora kuba bakwibeshya yuko waba uri n'igisambo cyane rwose, ibyo byo biba ari imbere. Noneho ikindi ari nacyo cya nyuma, akenshi abantu ba nyakabyizi ni ba bantu akazi bagira nta masezerano kagira, nta masezerano y'akazi bagira. Rero iyo akazi nta masezerano gahari, ni kwa kundi wasanga ntiwagenda gufata n'inguzanyo ku mushahara, uramutse urwaye ntugira kivuza, ubwo ngubwo ni kwa kujya mu madeni y'abantu, gutaha ukazongera ugaruka nanone wongera ujya gukora wishyura. Akazi katagira amasezerano mu by'ukuri nta kintu na kimwe kazakumarira, usanga kandi no ugukorera makeya kandi nta masezerano ahari, ubwo ngubwo ingorane izo arizo zose urazirengera. Rero bigatuma imyaka yose umara, igihe cyose umara ukora, ugasanga n'undi nta kintu ugeraho. Turabashimiye kuba mwaduteze amatwi, natwe duhora dutekereza ibintu byatuma tubagezaho ibintu by'ubwenge, twabagezaho by'ukuri nawe ukabasha kwivomera ubumenyi. Rero mwari muri kumwe na Forbes, ukomeza kwifuriza ibyiza cyane aho mwaba muri hose. Nimukande subscribe, mukoreshe ndetse na comment, niba ari cyiza niba atari cyiza nabwo mubashe kubivuga, kandi mubashe kubwira n'abandi bantu b'inshuti zanyu gukorana n'ubumenyi. Turabashimiye.